Hello guys, ngiye kureba madamu wanjye arabyutse aromboka afata flash, ngiye kureba icyo yari arimo arakora, ngiye kumutungura nyabona ndebe ikintu ari kureba. akunda filime kubi, ntabwo mushobora kubyumva. Muceceke, akunda filime kubi. Uri gukora iki? Uri kureba iki? Ariko uyu munsi ni umuganda, ntabwo ushobora kujya ku muganda ariko ngo wabyutse ukora mu gitondo cya kare. Ukunda filime ziba zisekeje, ziba zimeze nk'udutente. Hello guys, ngira ngo mwamubonye nabyara hasi, mwamubonye arimo aranyirukana ngo njye mu cyumba ngo nanjye njye kureba iyanjye, ariko akunda udusobanuye utunyakoreya ngo uduki, mbese utuntu turi romantike. Yesu we, ngakunda utuntu turi romantike, ni ukuri kw'Imana. Murebe nyine ngo aba yafashe ngo mashini yanjye neditingiraho, akaba ariyo nyibeta akaza akayireberaho. Nese sheri wasuje abakunzi basi. Nabasuhuje ariko ndi muri filime. Kutagiye mu muganda se? Umuganda nakoreye mu rugo, nakoze amasuku. Mbese wansigiye inzu njyewe nze niterangira nkorope. Oya, ntabwo nayigusigiye, nayikora amasuku yose nayakoze. Wayakoze? Narindi hera? Nari kwimashini mu cyumba se? Nawe rero. Sinindi kora filime. Guys, murabizi arambwiye ngo ndi kumubangamira ngo kubera ko ari kureba filime ngo abashaka kugira ngo nta wundi muntu ngo muderanja ye. Ahise ayifatisha pose, mbese ngo ndimo ndamubangamira. Basi sheri, basi wasuje abakunzi bagukurikiye, basi ukanabasezera, basezere basi nigendere. Basuje abakunzi ba Shato na Bora, turabakunda cyane. Rero nyine iyo twiriwe mu rugo, umutwaro wanjye ngeze muri filime arambangamira, ampamagara ngo ati nzanira akantu, kandi nyine mba nageze muri filime ndayikunda. Rero no kujya bihanga. Okay, Shato na Bora turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire, twiteguye kubaha ibintu byinshi. Nubwo umutwara anunguye, ariko ibi ni ibya mu gitondo, tuzajya tubahereza breakfast, lunch, dinner. Nukuri tubafitiye byinshi cyane, murakoze cyane, turabakunda. Logo yacu nuko musanzwe mubizi ni True Love Never Die. Sawa, bye ndigendeye, reka njye kwirebera nanjye mu cyumba.